nta kindi gisobanuro kirenze iki. Umuntu ni umuntu. Aha nugira icyo urenzaho uraba ushaka kugaragaza ko n'utaravuka umuzi. Ndabizi wowe uzi uwo wabonye, ariko uzi ko nawe utiyizi neza. Wenda benshi bakuzi wambaye neza, wishimye cyangwa warakaye, wariye cyangwa wigaragaje. Sinzi neza niba bose ariko bakuzi, ariko nujya gusogongera ku gisobanuro cy'umuntu uzabanze wiyige. Hari abantu benshi nzi bigaragaza nk'ibisimba. Hari n'uwambwiye ngo zana ako kaboko ngateme. None se uyu si umuntu? Dore nibagiye kubabwira ko ikiganiro ubuzima n'imibereho, utarakora subscribe kimura kumenya ko uri umuntu uyikore. Channel ni Remy Today. Gendero nari nshimiye Imana mbahaye ikaze. Niba kiba kuzi wiyambuye imyenda, sinzi niba hari ukuzi urimo bwiherero, ariko nawe banza utiyizi wasinziriye. None warangiza uza umuntu. Hari igihe uhura n'umuntu bwa mbere ukumva uramukunze cyangwa uramwanze, kimwe nuko rimwe na rimwe ntacyo bikubwira. Niba byarabaye ntibizongere. Nuhura n'umuntu uzihutire kumwisanishaho, umurebe nawe wirebe. Kubaho ni ukwiga, ni uguhora wiga. Ibi byo kwiga nubyanga n'isi izabigufashamo. Udashaka kwiga ntibizatuma isi yo itakwigisha. Ubuzima ubamo buzakwigisha, kandi uzirikane ko kenshi na kenshi isi, igihe cyangwa ubuzima, ibi byose bishobora kuzaguha ikizamini mbere y'uko wiga. Nubwo wakira ute ntiwateka ikiro cy'umuntu. Sometimes we come last but we get our best. Igitonyanga cy'imvura gicukura ibuye atari imbaraga zacyo, uguhozaho. Birekera igihe bizasobanuka. Uko igihe, isi n'ubuzima bitanga igisobanuro cya byose. Hari igihe ushobora kurangamira mu kirere ukibwira ko ari mu ijuru, wenda bitewe n'amaso yawe areba hafi. Tera intambwe zishoboka, uhegere. Nibiba ngombwa aho hantu unahakoze imitwe y'intoki. Iteka uzahora utegereje cya kintu, ariko n'ikiza uzibwira ko nabirenze. Uzasubiza amaso inyuma ureba mwahatanaga. Life is not the same for everyone. Rimwe uzagira ngo ndimo ndakureba kandi nshobora kuba nisinziriye. Hari n'igihe uzatungurwa no kumenya ko ari njye manager wawe. Hahandi wowe uzakora, ariko kugira ngo uhirwe ugasanga byatewe n'amasengesho yanjye. Ahanjye bizanshimisha bimwe bidasubirwaho. Nta kipe itangirana igitego. Nayo rimwe na rimwe tuba banyuma, ariko tugakora ibyo abandi badashobora. Kandi umugore uciriritse yita ku bwiza aho kwita ku bwonko. Iki kiganiro kiracyari ubuzima n'imibereho, aho kurata inkongoro uzarata umwana yagaburiye. Naho ubundi ibyo babyita kurata inkovu z'imiringa. Ibyo utakoze uzabiceceke, ntacyo bitwaye, ariko kubikora ni inyungu, ni ingenzi. Ikiganiro ubuzima n'imibereho ni akagaruka.